Kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ki wakikorera ibiryo by'inkoko ukoresheje ibihingwa dusarura cyangwa se ibimera byera hafi y'aho dukorera. Tukaba tugiye kurebera hamwe rero formulation wakoresha ukora ibiryo by'inkoko ukoresheje soya, ibigori, amakara n'ibindi byose ushobora kuba wakura hafi y'iwawe. By'umwihariko turaza gukoresha ibigori na soya ndetse n'indagara. Ubwo aho ni mu gice cyo gushaka poroteyine. Nyuma yo kuba twakora ibi biryo dukoresheje ibiribwa ko ari bibiri, mu rwego rwo kuba twashaka poroteyine, ndaza kukubwira noneho ingano wakongeramo muri bino biryo tuba tumaze gukora izindi ntungamubiri zikenerwa. Kuvuga ngo haraza kubonekamo za calcium, haza kubonekamo za premix, habonekemo amakara ndetse n'izindi ntungamubiri. Nguhaye ikaze rero muri iki kiganiro aho tugiye kubana mu kwikorera ibiryo by'amatungo tugira ngo dukore ibiryo bihendutse kandi bifite na za ntungamubiri zikenerwa. Tugiye kubikora bize bifite ubuziranenge cyangwa se biri kuri standard ya biriya biryo dusanzwe tugura bikorwa n'inganda biza ziriho. Cyane ko kwikorera ibiryo byawe ari byo byiza kurusha kuba wajya kugura biriya biryo byakozwe n'inganda, ahanini cyane ko basigaye baduhereza ibiryo bitagifite ubuziranenge nk'uko twabyifuzaga. Ni karibu rero muri kino kiganiro. Muri iki kiganiro rero tugiye kwifashisha kino gitabo nari ndimo nandikaho ku gice kijyanye n'ibiryo by'amatungo, hakazabonekamo ikijyanye n'imiti ndetse n'ubuzima na buryo ki wagenda wita kuri buri bwoko bw'inkoko. Ariko kuri uyu munsi tugiye kureba kuri page zerekeranye cyangwa se zivuga uburyo bwo kwikorera ibiryo by'amatungo. Nicyo tugiye kwifashisha rero kugira ngo tukore ino video kandi ize isobanutse. Ni ukuvuga ngo rero iyo ugiye gukora ibiryo hari formula nyinshi wakoresha urimo gutegura ingano y'ibiryo uri buze kuba wakora kugira ngo bigendane na poroteyine ushaka kuba wakorera. Iyo ugiye gukora ibiryo rero by'inkoko, icya mbere ubanza kumenya, ubanza kwibanda ku kigero inkoko zawe zigezemo cy'imikurire. Buri bwoko bw'inkoko iyo ugiye kuba wayikorera ibiryo ubanza kumenya ikigero kigezemo cy'imikurire, kuko yo inkoko ari imishwi cyangwa se iri muri gorowa cyangwa se muri finisher zigomba kurya poroteyine zitandukanye. Nk'urugero, inkoko z'imishwi zirya ibiryo bifite poroteyine guhera kuri 20 kugera kuri 22. Wajya ku nkoko zigeze mu gihe cyo gukura cyangwa se zino twita ibirwana, zirya ibiryo bifite poroteyine guhera kuri 16 kugera kuri 18. Noneho wagera ku nkoko ziri muri finisher cyangwa se zigeze mu gihe cya nyuma, ubwo rero inkoko zo gutera ziba zigeze igihe cyo gutera, yaba ari amasake zikaba zigeze muri cya gihe cyo kuzitegura ngo zijyanwe ku isoko, aricyo twita ngo ni finisher. Naho zirya ibiryo biri hagati ya 16 kugera kuri 17 bya poroteyine. Wajya kuri zino nkoko z'inyama ugasanga imishwi iri muri starter irya ibiryo biri hagati ya 22 kugera kuri 24. Wajya kuri finisher ya broilers nanone arizo z'inyama ugasanga zirya ibiryo bifite poroteyine kuva kuri 18 kugera kuri 20. Iyo ugiye gukora ibiryo rero by'inkoko ubanza kuba wagendera kuri kino kintu, kuko n'ubundi mbere yo gukora ibiryo uba ufite poroteyine uri bubishyireho. Hari nabyo inganda zijya zibikora. Ni ukuvuga ngo iyi n'ibiryo byakozwe n'uruganda, ibiryo bifite poroteyine nyinshi biba bigura amafaranga menshi. Niyo mpamvu uzasanga ibiryo by'imishwi bifite igiciro cyo hejuru ugereranyije n'iby'inkoko zikura. Kandi ni ukuvuga ngo impamvu inkoko z'imishwi ibiryo byazo bihenda nuko haba harimo poroteyine nyinshi. Ni ukuvuga ngo ntabwo imishwi wayigaburira bino biryo bihendutse bifite poroteyine nkeya ngo iyo mishwi yawe izaguha umusaruro, kuko iyo zikiri imishwi ziba zikenera poroteyine nyinshi gusumbya inkoko ikuze. N'ibyo inkoko zikuze uzasanga harimo nk'urugero calcium nyinshi. Niyo uzihereza izi nkoko z'imishwi ibiryo bifite calcium nyinshi, kandi ino calcium iba irakenerwa n'inkoko zitera, urumva ko ahangaha n'izi nkoko zivangiye zikiri imishwi kugira ngo zizaguhe umusaruro uhagije bizagora. Niyo mpamvu rero mbere yo gukora ibiryo uba ugomba kwibaza, ese inkoko zawe zigeze mu kihe kigero cy'imikurire?
Kuri uyu munsi rero tukaba tugiye gukora ibiryo by'inkoko, ni ukuvuga ngo turafata inkoko z'imbera byombi n'inkoko z'amagi tuzikorere hamwe, kuko zirya poroteyine iri mu kigero kimwe. Niturangiza dukorere no ku bantu bafite inkoko z'amagi zigeze igihe cyo gutera, nabo tubereke uburyo ki bakikorera ibiryo. Muri ino video rero turaza gukoresha formule yitwa Prison Square Method. Iyi formule nta kindi ibigendereye kugira ngo idufashe kugena ingano ya poroteyine turi buze kuba twakoresha. Tugiye gukora rero ibiryo bingana n'ibiro 100 ku nkoko z'imishwi. Ubwo ni ukuvuga hano ni ku nkoko z'amayiza brown, hybrid, saso cyangwa se amakroilers. Ibiryo tugiye gukora rero tugiye guhera ku biryo by'inkoko z'imishwi. Nkuko murimo muribona hano, turakora ibiryo by'inkoko z'imishwi bifite poroteyine ya 21. Ni ukuvuga ngo twabonye ko inkoko z'imishwi zirya ibiryo biri hagati ya 20 ndetse na 22 bya poroteyine. Twa rero dufata imishwi tuyikorera ibiryo bifite poroteyine ya 21. Noneho tugiye kuba twifashisha ino formule rero ya Prison Square Method kugira ngo tubone ingano y'impungure turi bukoreshe mu biro 100, ndetse tugene n'ingano ya soya turi bukoreshe muri bino biro 100. Tumenye ngo haraba harimo ibiro by'impungure bingahe ndetse n'ibiro bya soya bingahe. Ikintu cya mbere rero ukora uba ugomba kubanza kumenya poroteyine iboneka mu bigori. Wamara kubona poroteyine iboneka mu bigori, ukamenya na poroteyine iboneka muri soya. Mu bigori tugiramo poroteyine y'8.32, ariko twe durete twarondesa ibyo bice kugira tubone imibare itarimo ibice, duhite dukoresha 9. Ubwo ibigori byacu hano tugiye gukoresha biraba bifite poroteyine y'9. Soya iraba ifite poroteyine ya 44. Noneho poroteyine tugiye kuba twakoresha cyangwa se y'inkoko tugiye gukorera ni inkoko zirya poroteyine iri hagati ya 21. Prison Square rero ni iki cyangwa se equality? Tuyifashisha kugira ngo tuze gufata ino poroteyine y'ibigori na poroteyine ya soya tubishyire ku janisha bya poroteyine ya 21. Noneho tugahita tubona umubare w'ibiro turi bukoresha muri bino biro 100 by'ibiryo tugiye gukora by'ibigori, ndetse n'ijanisha ry'ibiro bya soya tugiye kuba twakoresha. Ikintu cya mbere urakora rero mu gushaka ingano ya soya turi buze gukoresha, turaza gufata ino poroteyine ya 44 isanzwe ifitwe ariyo ngano ya soya, dukuremo 21 ariyo tugiye kuba twakorera ya ziriya nkoko. Ubwo nidufata 44 tugakuramo 21, turasigarana 23. Nitugera ku bigori nabyo turafata 21 dukuremo 9 ariyo yira poroteyine y'inkoko y'ibigori bisanzwe bifite. Ubwo naho turaza gusigarana 12. Iyo umaze gukoresha buno buryo rero ikiba gisigaye uhita uteranya. Twabonye ko ibigori bifite 23 na soya ikagera 12. Mu kubiteranya, igiteranyo wakuye hejuru cyari cy'ibigori uhita ugishyira kuri soya, n'icyari soya ukagereza ibigori. Ubwo bihita binyuranya, biragurana. Noneho igiteranyo cyabyo byombi tubonye ko ari 35. Bimaze kubona igiteranyo cy'imbungure n'ibigori, ikintu uhita ukora uhita ukoresha Prison Square Method, ugahita uvuga ati noneho mu bigori bifite 23. Ubwo muribuka ko twafashe igiteranyo cy'ibigori tukigurana n'igiteranyo cy'ibya soya. Ni kuvuga ngo soya yari ifite 23, ibigori bifite 12. Ariko iyo tugiye kubivanga muri bino biro 100, dufata ya 12 yari y'ibigori tukayisimbuza kuri soya, iyari soya kuri igiteranyo cyayo tukagisimbuza ku bigori. Ari byo dukoze hano hasi. Ni kuvuga ngo nitujya gushaka umubare w'ibigori nangwa se umubare w'ibiro by'ibigori turaza gukoreshamo hano, turafata ya totale ya soya tugabanyije 35, igiteranyo cy'ibigori na soya biri kumwe, turangiza dukubeho 100, ari byo wa mubare w'ibiro tugiye kuba twashaka by'ibiryo by'inkoko ziraba zirya. None dufata ino 23 yari ya soya tugabanyije 35, aricyo cya giteranyo cyari kuri soya n'ibigori. Niturangiza dukubeho 100, turita tubona ibiro 65
n'ibice 7. Ubwo hano izi ni ibiro by'ibigori turaza gukoresha muri bino biro 100 by'ibiryo by'inkoko tugiye gukora. Nitujya gushaka soya nabyo turafata ya 12 yari ku bigori tugabanyije 35 cya giteranyo cy'ibigori na soya dukubeho 100. Iri 100 ari byo bya biro tugiye kuba twakora by'ibiryo. No kuvuga ngo soya turakoreshamo ibiro 34 n'ibice 3. Byose hamwe biteranya bigahita biba bya biro 100 tugiye kuba twakorera. Aka kantu iyo utari kugasobanukirwa neza uraza gukora screenshot cyangwa se nawe ugende wandika muri fomu yawe kugira ngo bize kukorohera kujya witeranyiriza ibiryo ugiye kuba wakora ibiryo by'inkoko zawe. No kuvuga ngo iyo umaze kubona noneho ibiro by'ibigori urakoresha ndetse n'ibiro bya soya uri buze gukoresha, ikiba gisigaye no kumenya igiteranyo cy'ibindi byiyongera muri bino biryo uri buze kuba wakenera. Rero noneho nyuma yuko umaze kubona ingano y'ibigori n'ingano ya soya urakoresha mwabira biryo by'inkoko z'imishwi, reka ngubwire noneho ibindi byiyongeramo hano muri bino biryo uba umaze gukora. Ni ukuvuga ngo Prison Square akazi kayo hariya kaba karangiye, kuko iyo yifashishwa mu gushaka ingano ya proteine yonyine. Niko kazi ko Prison Square idufasha konyine. Iyo naho imaze gukoresha Prison Square umaze kubona ingano y'ibigori n'ingano ya soya y'uri bukoreshe, ikiba gikurikiyeho ni ukongeramo noneho izindi ingredient arizo turongeramo premix, limestone cyangwa se eggshell. Uzakoresha ikikwegereye hagati ya limestone ndetse na eggshell. Limestone ni ishwagara. Iyi ni ishwagara y'amatungo iboneka aho bacuruza ibiryo by'amatungo ibihari, ndetse na eggshell na bino ni ibishishwa by'amagi. Iyi limestone nangwa se ino eggshell turayikeneramo ni calcium. Calcium rero mu bishishwa, kira gishwa kiba kigizwe na calcium. No kuvuga ngo uramutse udafite limestone wakoresha eggshell. Ikintu tuba turi bukure muri bino bintu nda kindi nira calcium. Turaza gukeneramo na bone meal. Bone meal na magufa, ano magufa yo ku nyama twariye haro urayabeta cyangwa se ukayasataguza ukayavanga mu biryo. Tukaza gukeneramo umunyu. Uno ni umunyu w'amatungo aborora inga. Uyu munyu ngira ngo mwe musanzwe muzi kuko abenshi usanga bawugura barangiza bakawumanika mu kiraro, ubundi inka zikawurya zikuye aho ngaho baba umanitse. Akazamo amavuta. Ano mavuta ni amavuta y'ubuto, amavuta ano y'igihwagari. Akiyongeramo n'amakara. Amakara ntayo twanditseho hano ariko nayo ndaza kubwira ikigero cyayo. No kuvuga ngo rero iyo urimo gukora biryo by'inkoko z'imishwi mu biro 100 ari byo twakoze, uzashyiramo premix ikiro kimwe. Ni ikiro kimwe cya premix. Kabiri uzashyiramo ino limestone cyangwa se ishwagara. Limestone mu yandi magambo niyo yitwa ishwagara, cyangwa se ugakoresha ibishishwa by'amagi. Ukoresha kimwe muri byo kuko ibingibi tuba dukenemo calcium. Calcium itayisanzwe bitayikuye mu ishwagara uyikura mu bishishwa by'amagi, nayo uzakoreshamo ikiro kimwe mu biro 100 by'ibiryo by'inkoko wakoze. N'ubu ufite bino yano magufa yabetesheje harago babetesha imboga z'isombi, wayira mashini yayasya ikayakuramo ifu, uzakoreshamo ibiro 2 by'ifu y'amagufa. Kane uzakoresha umunyu. Uno munyu ni munyu uba muri farumasi, umunyu w'amatungo. Nuwukenera uzatuma muri farumasi zino zicuruza ibiryo by'amatungo cyangwa se zicuruza imiti y'amatungo, ubabwire ko ukeneye umunyu w'amatungo. Ahangaha uzakoreshamo igice cy'ikiro, no kuvuga ni garama 500. Nujya gukoresha amavuta nakubwiye ko uzakoresha amavuta y'ubuto cyangwa se amavuta y'igihwagari. Uzakoreshamo ikiro kimwe muri biro 100 by'ibiryo. Igikurikiyeho uzakoresha amakara. Uzakoresha amakara y'inturusu, uzashyiramo 0.5. Ubwo no kuvuga naho ni igice cy'ikiro cy'amakara nicyo uzashyiramo, nayo uzayasya. Numara kuyasya ufata ifu yayo uyivange muri bino biryo tumaze gukora. Ni kuvuga ngo muri biro 100 uzongeramo n'izindi ingredient nkuko nzikubwiye kuri bino bipimo nguhaye.
nurangiza ubivange byose hamwe. Nyuma yo kubivanga nibwo uzaba umaze gukora ibiryo byawe by'inkoko z'imishwi bifite poroteyini ya 21. Ni ukuvuga ngo ibi biryo ufite kuba wabigaburira inkoko za saso, ukabigaburira n'inkoko z'amagi. Inkoko z'inyama zo turaza kuzirebaho ukwazo. Noneho iyo umaze gukora bino biryo rero bizafasha inkoko zawe gukura neza. Bifashe inkoko zawe gukura zikomeye, zifite amagufa akomeye, atari za nkoko ubona zigenda ndambaraga. Nk'urugero ndaza kukwerekamo ishusho y'inkoko zirya ibiryo bitarimo umunyu cyangwa se calcium. Usanga ari inkoko zifite amagufa adakomeye. Ndetse ibi biryo numara kongeramo iyi Premix, umumaro wayo bituma za nkoko zawe zirinda indwara. Icya kabiri, bizarinda zino nkoko zawe kuba zahitwa kuko uzaba washizemo amakara. Ni byinshi ibigendanye n'izi Premix zo twongeramo. Izi Premix ni ingenzi cyane nazo kuba wazongera muri biriya biryo ukoze, kuko nazo uri kubona nubwo zigiye zitandukanye, bivuze ngo buri kintu gifitemo umumaro wacyo kiri buze kuba cyakora muri bino biryo. Nyuma yuko dukoze ibi biryo by'imishwi, uraza gukurikizaho ibiryo by'inkoko ziri muri gorowa. Inkoko ziri muri gorowa n'ahangaha rero n'ubundi turacyari kuri za nkoko z'amagi, ariko zikaba zigeze muri cya gihe cyo gukura. Ubwo ni ukuvuga ngo hari ku nkoko z'amagi cyangwa se zino nkoko z'amasaso za mbera byombi, numara gukorera biriya biryo by'inkoko z'imishwi, uzahita ukurikizaho ibiryo by'inkoko zigeze mu gihe cyo gutera. Ni ukuvuga ngo noneho wa muntu ugeze mu gihe ufite inkoko zigeze muri gorowa stage, foromire ni ire yazakoresha. Hari aho twashyize 21, uzashyiramo 18. Numara gushyiramo 18, ni ukuvuga ngo uzaba ukoze ibiryo by'inkoko za gorowa. Hasi nk'uko twabonye kwa zira Premix, ziriya inkoko z'imishwi zizihuriraho n'inkoko zikuze. Ni ukuvuga ngo wowe icyo uzakora, numara gukoresha iriya formule wahinduye, hari 21 wahashyize 18, kuko nizo nkoko za gorowa. Ikintu uzakora aho bizahita bihinduka, hano tubonye ko bino ari by'inkoko z'imishwi. Ikintu uzahita ukora, uzahita ujya kuri Premix, muri gorowa kwa zino nkoko zigeze igihe cyo gukura. Nujya kuzikorera ibiryo, zo zizatandukanira kuri Premix. Muri gorowa stage uzazihereza 0.5 cyangwa se garama 500. Ni ukuvuga ngo kuri zino nkoko ziri muri gorowa zivuye muri starter, hejuru twabonye ibiteranyo bya 0 ziri muri gorowa, ari byo bino. Nushaka uraza gukoresha screenshot kugira ngo ubashe kuba wabisobanukirwa neza. Hino ni kuri za nkoko z'imishwi zikiri muri starter. None tugahita tujya kuri zino zigeze muri gorowa. Nko mbibabwiye, hejuru uzakoresha formula imwe hera ya Prison Square Method, aho twakoreshaga 21, wowe uzakoreshamo 18, kuko ari byo nkoko zawe uzaba urimo gukorera. Noneho kuri zino za gorowa, nkuko arizo tugezeho, nujya kuzishyiriramo Premix muri biriya biro 100 uzaba umaze gukora, uzashyiramo Premix inusu ya Premix cyangwa se garama 500 ya Premix mu biro 100 byo uzaba wakoreye zino nkoko z'ibirwano. Nugera kwishwagara ndetse n'ibishishwa by'amagi, uzashyiramo 1 kilo n'igice. No kuvuga ngo izi nkoko zose bitangiye gukenera calcium nyinshi, uzashyiramo 1 kilo n'igice. Nugera ku magufa cyangwa se yirafu y'amagufa, nayo muri farumasi ziracuruza ibiryo by'amatungo usanga bayifite. Mu gihe ahantu utuye wenda utabona nk'umuntu ufite imashini ku buryo yabisya, uzakoresha iyo ngiyo muri farumasi, nabo baba bayifite, wayitumizayo. Ni ukuvuga ngo nayo nuyigeraho muri zira nkoko zikura cyangwa se ziri muri gorowa stage, uzayiziherezamo ibiro 2. Ibiro 2 uzayivanga muri biro 100 turimo turakora. Nugera ku munyu naho uzashyiramo garama 500. Nugera ku mavuta
nababwiye ko ari amavuta y'igihwagari, naho uzashyiramo ikiro kimwe ukivange muri biriya biryo. Amakara n'ubundi yo ni ya yandi uzakoresha hagati ya garama 500 n'ikiro cy'amakara, ukivanga muri bino biryo by'izi nkoko z'imishwi. Ni ukuvuga ngo izi ni inkoko z'imishwi kuva ku byumweru 5, kuko gorowa starter ihera ku cyumweru cya mbere kugera ku cyumweru cya 4. Aha rero gorowa nayo ihita ihera ku cyumweru cya 5 kugera ku cyumweru cya 17, nibura 18 ziba zahinduye icyiciro, ziba zitazijya muri finish. Ibyo nabyo nibyo turi buze kuba twarebaho umwanya. Iyo urangirije rero zino nkoko za gorowa, hari izindi nkoko duhita dukurikizaho zitwa puriraya, cyangwa se za nkoko zitangiye kwitegura gutera. Iyi nkoko rero yitangiye gutegurwa gutera, nayo uyikorera ibiryo byayo bitandukanye n'ibya yiriya yari muri gorowa. Iyi ibiryo iri hagati ya gorowa ndetse na finisher, ni ukuvuga ngo ibigeze hagati y'icyumweru cya 17 n'icyumweru cya 18, kuko iyi nkoko iza mbere ziba zitangiye gutetera, ziri hafi gutera. Ni ukuvuga ngo nazo zirya ibiryo biboneka hagati ya proteine ya 17 kugera kuri 20. Ni inkoko ziba ziri hafi yo gutera. Uzazikorera ibiryo rero bifite proteine ya 17 hejuru, nko mwebonye haro twakoresha muri Prison Square tugashyiramo 21. Wowe icyo uzakora, uzashyirayo ibiro poroteyini ya 17. Uhita ukoresha iriya fomera ubone ingano y'ibigori uzakenera ndetse n'ingano ya soya uzakenera. Nyuma yo kubona izo ngano zombi, nibwo uzahita uza kureba premix uri buze kongeramo. Ni ukuvuga ngo muri biriya biro 100 uzaba uzikoreye nazo muri premix uzashyiramo garama 500. Lime stone ushyiremo ikiro kimwe. Bone miri ushyiremo ikiro n'igice. Bone miri ni yafu y'amagufa. Twajya ku munyu ugashyiramo garama 500. Amavuta uzashyiramo ikiro n'igice. Uzashyiramo ikiro n'igice, mu gihe hejuru twabonaga ko uzashyiramo ikiro. Wajya ku makara nayo ni hagati ya garama 500 ndetse n'ikiro. Aha ni ku nkoko zirimo kwitegura gutera. Ubwo izi ni zimwe twita puriraya feed. Bino biryo uzabukoze byitwa puriraya feed. Nyuma yo gukorera izo nkoko rero, uzahita ujya ku nkoko noneho z'amagi, ari nazo abenshi bakunze kumbwira ngo nzabakorere nangwa nzabigishe uko bakikorera ibiryo by'inkoko ziri gutera. Ni ukuvuga ngo inkoko zirimo gutera nazo uzazikorera ibiryo bifite poroteyini ya 16 cyangwa se uyigire 17 na 18, nta kibazo kirimo ku nkoko zitera. Ni ukuvuga ngo twerere reka dukore ibiryo bifite poroteyini ya 16. Ni ukuvuga ngo izi ni inkoko nazo zirimo gutera. Ikintu uzakora nacyo, uzahita ukoresha ya formula ya Prison Soya method. Tuzakoresha ibigori ndetse n'indagara. Ufite kubakoresha nawe ibigori ndetse na soya, ariko reka twe dukoreshe indagara nazo mubone uko zikoreshwa. Ibigori nk'uko twabibonye turabihereza poroteyine y'9. Mwibuke ko ibigori bigira poroteyine y'8 n'ibice 32. Hari ibyo twarondesheje tukashaka kuramo biriya bice, tugahita dushyiraho ibice biburaho bigahita biba poroteyine y'9. Twajya ku ndagara, indagara zikagira poroteyine ya 55. Inkoko zitera tukaba tugiye kuzikorera ibiryo bifite poroteyine ya 16. Prison Square rero tugahita tuyikoresha tugira ngo tubone ingano y'ibiro by'ibigori turi buze kuba twakoreshamo. Tubonye ko indagara zifite poroteyine ya 55. Turafata 55 bya poroteyine y'indagara, dukuremo poroteyine y'inkoko turimo turakorera ya 16, duhita tubona ko turasigarana 39. Twajya ku bigori naho tugahita dufata 16 tugakuramo 9 tukabona 7. Uko twabibonye nitujya gushaka ibigori, tuzahita dufata igiteranyo cy'ibiro biturutse hano ku ndagara tubisimbuze ku bigori. Nitujya gushaka indagara, turafata igiteranyo cy'ibiro by'indagara, ari byo duhita dukoresha.
Dukoresheje Prison Square rero mu gushaka mu biro 100 byo tugiye gukora, ati tuzakoreshamo ibiro by'ibigori bingahe. Turete dufata hino 39 yaturutse ku ndagara, tugabanye 46. Iyi 46 ni igiteranyo cy'ibiryo twakuye ku ndagara ndetse na proteine twakuye ku bigori. Urafata hino 39 rero yari yo ku ndagara, ugabanyijeho igiteranyo cy'indagara n'ibigori ukube 100. Iri 100 ni bya biro turimo turakora. Ni ukuvuga ngo tuzabona ko tuzakoresha muri biro 100 tuzakoreshamo ibiro 84 n'ibice 8 by'ibigori. Noneho indagara naho turafata 7 ariyo cyari percentage yo ku bigori, tugabanyije 46 igiteranyo cy'ibigori n'indagara tugakubaho 100. Iri 100 ni bino biro 100 turimo turakora by'ibiryo. Noneho turabona ko muri bino biro 100 tuzakoreshamo indagara zingana n'ibiro 15 n'ibice 2. Ni ukuvuga ngo ahangaha nanone Prison Square akazi kayo kaba karangiye. Ikiba gisigaye no kujya kongeramo zino nyongera ziyongeramo kugira ngo bino biryo tukomeze tubihereze bwa buziranenge, tukomeze twongeramo za ntungamubiri zitarimo. Ni ukuvuga ngo turaza kongeramo limestone cyangwa se bya bishishwa by'amagi, turabuza kuba dukeneyeho calcium. Ni ukuvuga ngo noneho inkoko zitera, kugira ngo inkoko itere no kuba yabonye indungamubiri zubaka igishishwa cy'igi kira gikomeye, kandi twabonye ko kugira ngo ikibone bisaba ko iba iri kurya calcium. Ni ukuvuga ngo turaza gukeneramo calcium, naho dukeneramo premix, dukeneramo umunyu, amavuta ndetse n'amakara. Aka nabyo turebe igipimo cyabyo uko kizaba kingana. Ni ukuvuga ngo numara gukora biriya biryo by'inkoko zitera ukoresheje Prison Square method, uzahita uzanaho wongeremo izi ntungamubiri zikurikira. Premix uzashyiramo garama 500. Limestone cyangwa se eggshell, uzakoresha limestone nababwiye ko ari ishwagara, eggshell ni ibishishwa by'amagi. Ubwo ibishishwa by'amagi bizakoresha abantu mufite ituragiro. Ibishishwa by'amagi murumva mwabibona ari byinshi. Abantu mutuye mu miji hamwe n'amaresitora, mwabwira amaresitora akajya gababikira bino bishishwa, mukajya mujya kubikurayo, cyangwa se bano bantu mbura nabo bacuruza amagi mu tudobo, mbona bafite ibishishwa by'amagi, mwababwira bakajya babibagurisha. Cyangwa se ubonye ko ibishishwa by'amagi utabibona, nibwo uzajya gushaka ishwagara. Ishwagara rero ku nkoko zitera zo zikenera calcium nyinshi kugira ngo zibashe kuba zakora kira gishishwa cy'igi gikomeye. No kuvuga ngo muri bino biro 100 uzashyiramo ibiro 10 by'ishwagara, ibiro 10. No kuvuga ngo mu biro 100 uzakoresha hagati y'ibiro 8 n'ibiro 10. Nitujya kuri bone meal cyangwa se amagufa, ifu y'amagufa nayo nababwiye ko muri farumasi zicuruza ibiryo by'amatungo ndetse n'imiti nayo barayigira. Uzayigurirayo, uzashyiramo muri bino biro 100 rero uzashyiramo ibiro 2 by'ifu y'amagufa. Nidushyigera ku munyu, uno ni umunyu nababwiye ko no muri farumasi ariho tuwukura, umunyu w'amatungo uzashyiramo garama 400. No kuvuga ngo ni 0.4 dushyize mu biro, cyangwa se inusu iburaho garama 100. Noneho amavuta nayo yano y'igihwagari uzashyiramo hagati y'ikiro kimwe ndetse n'ibiro 2. Ubwo hano ni ku nkoko zitera. Numara gushyiramo bino rero bizaba bigufasha iki muri runo ruvange rw'ibiryo urimo gukora. Ni kuvuga ngo bizatuma inkoko yawe itera amagi akomeye, bitume inkoko yawe igira umubiri ukomeye, atari wa mubiri umeze nk'inkoko za broilers. Inkoko za broilers murabizi ko ziba zifite amagufa yoroshye. Ngibyo ibyo uzakoresha kuri ziriya nkoko zawe zitera. Ni ukuvuga ngo uraza gukenera kano gatabo, nubwo ntari nakirangiza, ni igitabo kirimo kwandika, muraza kumbwira nze kukibahereza. Ni ukuvuga ngo rero iyi niyo formulation uzifashisha kuri zino nkoko za saso, inkoko z'amagi n'inkoko za local chicken. Ibi ngibi nababwiye ko izo nkoko zibihuriraho. Twarangiza ukajya no ku nkoko za broilers cyangwa se izi nkoko z'inyama. Aboroye inkoko z'inyama nimwe muraza gukurikiza noneho bino bintu ngiye kuba nababwira.
ibyo byo hejuru nabyo bororera inkoko z'amagi ndetse n'inkoko za saso n'amakoroyirazi. Iyo foromire tumaze kubona hejuru niyo tuzakoresha kuri izo nkoko. Ku bantu mworoye inkoko z'inyama mwe, noneho muzakoresha ibingibi ngiye kuba nababwira. Tugeze ku by'inkoko z'inyama. Ese inkoko z'inyama nazo uzazikorera ibiryo gute cyangwa se mu buhe buryo? Ni ukuvuga ngo ku nkoko z'inyama nazo zigira zira stage ko ari 3. Hari starter, hakaba gorowa ndetse na finish. Muri starter rero nk'uko twabibonye hejuru, uzazikorera ibiryo bifite protein hagati ya 22 ndetse na 24. Ni wowe uzahitamo ikigero cya protein uri buze kuzikorera. Starter ya broiler ihera ku cyumweru cya mbere kugera ku cyumweru cya 4. Finisher ubwo zo ishatse utukore uzigaburira ibiryo bibiri, starter ndetse n'ibya finisher. Gorowa nduriwe uyishyiramo. Gorowa yuri uyishyiremo, starter imara ibyumweru 3, gorowa ikamara guhera ku cyumweru cya 3 kugera ku cyumweru cya 5. Finisher igafata ibyumweru 2 biba bisigaye 2-3. Ukuvuga ngo twe tugiye gukorera izi nkoko rero, uraza nazo za broilers uraza gukoresha irafomira muri Prison Square method ushaka ingano y'impungure ndetse na soya nkuko wabonye hejuru twagiye tubikoresha. Aho twashyiraga 21 naho twashyize 16, wowe uraza kwashyira 22 cyangwa 23 bitewe na protein urukumva cyangwa se ikigero urumva ushaka kuba wakoresha. No kuvuga ngo muri bino biro 100 rero byizo broilers uraba umaze gukora by'ibiryo bya broiler, muri uraza kongeramo naho zino ingredient. Harazamo premix, limestone, bone meal, umunyu ndetse n'amavuta. Muri bira biro 100 by'ibiryo bya broilers uraba umaze gukora, mu biro 100 uraza gushyiramo ikiro kimwe cya premix. Urashyiramo ikiro cyuzuye cya premix mu biro 100, wongeremo ishwagara ikiro, wongeremo ifu y'amagufa ibiro 2, wongeremo umunyu garama 300, wongeremo amavuta ibiro 2. Naho uraza gushyiramo amakara naho garama 500. Ano makara na amakara y'inturusu yumye, amakara yumutse neza. Iyo wasikeye urayasya ugakuramo ifu, akaba ariyo uvanga muri bino biryo. Aha ni ku nkoko zikiri muri starter kuva ku cyumweru cya mbere kugera ku cyumweru cya 4. Guhera ku cyumweru cya 5 rero no kuvuga ngo zaba zigeza muri finisher, naho uzakoresha bura buryo ushyiramo protein ya 18 kugera kuri 20 nkuko twabibonye hejuru mu gutangira. No kuvuga ngo uzakoresha protein ya 18, ukoresha formule twabonye hejuru ya Prison Square method, nurangiza kubona ingano y'ibiryo ariyo ya soya ndetse n'ibigori cyangwa se indagara, uzahita wongeramo zino premix cyangwa se yino limestone. Uzashyiramo premix garama 500, ubwo ndi ku nkoko ziri muri finisher za broilers. Uzashyiramo premix garama 500, limestone cyangwa se yino shwagara uzashyiramo garama 800. Nugera ku magufa y'ifu uzakoreshamo ikiro n'igice. Nugera ku munyu uzakoreshamo garama 300. Nugera ku mavuta yarayigihwagari uzakoreshamo hagati y'ibiro 2 n'ibiro 3. Amakara uzakoreshamo hagati ya garama 500 ndetse n'ikiro. No kuvuga ngo ibi nibyo uzongera muri bira biryo umaze kubakorera izi nkoko z'inyama. Numara ukoresha ino formula rero uzaba wikoreye ibiryo bifite karite iri hejuru, wizeye ko ya karite noneho wifuzaga ko wagaburira inkoko zawe ibiryo zigaburira ko ari karite zifite. Ndetse ikindi uzaba wizeye neza ko intungamubiri ziva muri bino biryo, haba izi ntungamubiri haba ibirinda indwara, buri kimwe uzaba wizeye. Ikindi ibi biryo nuba wabikoze mu gihe cyiza, no kuvuga ngo waguze nka soya n'ibigori ku mwero wabyo, icyo gihe uzabigura bifite n'igiciro gike ugereranyije n'ibyo mu nganda. Ni ukuvuga ngo ndakabuza ko bino biryo bizaba bifite igiciro cyo hasi ugereranyije n'ibyo mu nganda, kuko uruganda bakora ibi biryo bakabikukorera kuri kiriya giciro usanzwe ubiguraho. Ariko ujye umenya ngo nubwo bakiguhaye kwa kiriya giciro, menya ngo bo hari inyungu baba bafitemo. No kuvuga ngo baba bakugurishije kuri 800, wowe menya ngo bajya kubikora babikoze kuri 500, 600. Uzahita ushyiramo inyungu, ushyiraho amatransport, ushyiraho guhemba abakozi, nawe urumva ko
byanze bikunze ubyikoreye aribwo wabonamo inyungu. Naha rero dusubikiye video yacu. Abakeneye abantu mworoye BCF cyangwa se zirasazi z'umukara n'aboroye Azora, muzambwira namwe mbakorere formula wakoresha uwongeyemo izo BCF cyangwa se Azora eba muzifite. Nzabakorera video yanyu namwe ibereka buryo ki muzakoresha ibyo bihingwa mwifitiye. Nanone cyane ko twabonye ko Azora ndetse n'izi sazi z'umukara nazo zifasha cyane kugira ngo umworozi agere ku ntego yifuza, kuko zigira poroteyine nazo yo ku rwego rwo hejuru. Abantu mudafite Azora cyangwa se mukeneye Azora, imbuto ya Azora yo korora, muraza kutwandikira kuri zino nimero muri kubona kuri screen, tubagurishe cyangwa se tubahereze imbuto ya Azora. Ikiro cy'imbuto ya Azora tukigurisha ibihumbi 20. Uraza kutwandikira rero tuvugane, utubwira aho uherereye cyangwa se uze kuba wayishyikirira ku ifamu yacu aho dukorera, cyangwa se yaba uramutse uri kure cyangwa se uri mu kazi wakishyura tukayohereza kuri kuriye. Mukomeze mugire ibihe byiza rero. Ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo araca muri comment atwandikire kugira ngo tuzaze kumusubiza muri video itaha. Mukomeze mugire ibihe byiza rero. Mwari kumwe nanjye Hagenimana Fabien.